ikindi kandi nta kizatanga ugiye kureba bigaragara ko ku mpande zombi ikindi kandi bayifashe mu mwanya wo kwitegura yego Amerika irundanya ingabo n'ibikoresho urabona bigiye kuvana barenga 500 bigiye kubanza gukora mu Budage bitewe n'amagambo nyine Minisitiri w'Ubudage yatangaje yego hanyuma yavuze ko yari imbere y'abanyeshuri umujyi muri Bavaria yangi iwabo yego Ubudage akavuga abanyeshuri Amerika imirandagazwa na Iran yego ya ntambara ngo impamvu Amerika ntakwivuga ngo bavuze imirandagazwa yego rero Perezida Trump wese mubabaza cyane yego ejo ngire ngo twabonye ingingo 14 ibintu 14 Iran yasabye Amerika kubahiriza kugira ngo binjire mu gahenye ndetse nibiba ngombwa n'intambara igire isoreza aho ngaho ariko Donald Trump akomeje gusa naho abitera utwatsi gusa naho atabishaka ariko ku rundi ruhande Donald Trump nanone avuga ko intambara yarangiye. Donald Trump ni umuntu abantu iyo bamufata nk'umuntu ureshya ariko njyewe ntabwo ari kumufata ari umunyapolitike yego imvugo zakoresha n'imvugo z'abapolitike nyine babandi bakaye kandi babona no kuvuga uko ashaka n'ibintu n'igihangange Bombo rero umuntu avuga ibintu mu kanya kare bihinde mu kanya kare bihinde mu kanya kare bihinde ni uburyo bwa TikTok bwo kujijisha abantu uzi ko ubushize yego Israel yajya gutera Iran Israel yasabye Amerika ngo ntitere Iran yego umunsi yose byose bwo baraye bayiteye nibwo baraye bayiteye ni kugira ngo nyine uvuge bagutungure uyu muri diplomasi rero no diplomasi nta magambo nyine n'ibiganiro nuko ejo umwanzi ukavuga uti umuti ntabwo ndi butereka kumenya w'umunsi buterereho yego mbega Amerika yo Donald Trump we agenda arakarira abantu yarakariye perezida w'Ubufaransa arakarira perezida wa Komiseri w'Ubudage arakarira minisitiri w'Ubwongereza yego ariko abanyaburayi ntugire ngo ni ukwanga gutabara Amerika ntabwo ari ukwanga gutabara Amerika abanyaburayi intambara y'Ukraine yarabakenesheje nubwo hajemo n'ibingibi by'intambara ariko intambara y'Ukraine yarabakenesheje uvuga ngo Amerika n'abayahudi bumva na Israel bongo yego urebye bakinnye umukino wo kugira ngo bagushe Uburayi hasi kwitatu bagushyira hasi ntibongere kubyuka nyine bazahora abagaragu babo nk'uko bashaka kudukomeza natwe ariko uzi ko byantangaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera binjije Ukraine mu ntambara yego bavuga ko Amerika izabifasha birangira Amerika itanze intwaro zikishyurwa n'abanyaburayi Amerika irazishyuza ntabwo ari intwaro zo gufasha ntabwo ari zo gufasha zitanga abanyaburayi bakazishyura kuko baravuga ati mwebwe Ukraine ni mu Burayi urumva yego ubwo rero izo ntwaro zose zarwanya hariya n'ubushobozi bwose byavuye mu Burayi ntabwo byavuye muri Amerika mbega yaratuje ikindi gikurikiyeho ubu ni ikimenyetso cyane cyerekana ko bashatse gukubita Uburayi hasi ikindi ni gukuraho n'ibihugu by'Uburayi ari imiyoboro ya gaze na peteroli yego byagiye birenga mu Budage no mu bindi bihugu aho ngaho by'Uburayi imiyoboro barayihagaritse peteroli y'Uburusiya barayifatira kandi yari ihendutse yego batangira kubagurisha peteroli igiciro cy'icumi peteroli y'Amerika bita LNG peteroli nayo itayungurira bakaza kuyiyungurira hariya yego bakongera bakayungurura kandi nyine solid ikomeyemo nyine ikomeyemo yego babishyira no kuyikoresha nyine kugira ngo ibe solid yego bayita LNG yego bagira mu Burayi bakongera bakayisubira mu ngo irahenze cyane mu inshuro zirenga 10 kurusha yose yego ukivuga ku ntwaro rero ziriya ntwaro nyine Uburayi bugurisha bwitwa ngo burimo nako Amerika icuruza cyangwa se igurisha zirwana hariya muri Ukraine ejo nabonaga Amerika yemereye intwaro ubwo ni muri hariya mu Barabu aho hafi hariya muri Middle East n'ubundi ngo hari intwaro yemeye kuzabagurisha zingana na toni niba ari 6,000
noneho izo ntwaro ngo Amerika izazibagurisha, kandi tuzi neza ko icyatumye buriya ubwirinzi bwa hariya busenywa n'ubundi n'Amerika yabigizemo uruhare. Buriya ntiyakagombye kuba ahubwo yabaha ubwo bwirinzi bw'ubuntu. ntabwo ibyo bizashoboka by'ubuntu. Erega buriya gihe nta muntu ugufitiye impuhwe, nubona n'umuntu akora ikintu cy'ubuntu uzamenye ko uwo muntu nawe hari ikindi kintu abona bazamufasha cyangwa se banamufasha. None se ni gute Amerika ishoje intambara kuri Irani kandi izi neza ko Irani izarasa muri biriya bihugu, noneho n'ubwirinzi irimo irabaha cyangwa se yari yarashyizeyo bukarinda, ni ukuvuga ngo burimo burarinda icyo yateje cyangwa se burimo burakora ku cyo yateje, yarangiza ikabishyuza n'amafaranga. nyine urumva ari nakubwiye ko ibihugu byo muri Middle East mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati, ibihugu byose urebye nabyo bizafashwa na Amerika. Yego. muri manda ya mbere ya Trump nabyo babwiye amasezerano bita Abraham Accord. Yego. ibihugu byose byasinyeho ngo byo kutabangamira Israel, byo kutazatera Israel, byo kutazanisha Israel. Yego. muri ntabwo zabaga ko Saudi Arabia Qatar ibihugu byose zimwe za Bahrain nta na kimwe cy'ujana na Israel cyese bamubwira niya nabwo nuko yako ari imbaraga nke. Yego. urumva ubwo rero ikibazo gihari ni ukuvuga ngo Amerika ibyo bihugu byose irimo kubyira ariko ku ngufu. Yego. yamaze kubyinjiramo, urumva bafatanye mu nda, kandi Amerika ifite imbaraga n'ubundi urebye nabi icyo gihugu gisajije Amerika bumwe bafatanye mu nda, bumwe bafashe mu mugongo undi mu mugongo wose. Yego. yahita Amerika kuko ifite ngo ikikanda imigongo Amerika bikavundi. Yego. rero nibyo baba batinye ko nayo yaba umuriva yaba umwanzi wabo bakarwana, ariko rero nanone ibyo batinya n'ubundi bizarangira bibaye uko byamera kose. n'ubundi ntabwo none nabo ubwabo reba nka Saudi Arabia yatangiye gutekereza, iravuga ngo urumva yavuga iti twebwe aba bantu bari hano kugira ngo baturinde, none ntabwo baturinze. nizo twabashije gukuramo z'ibitasu n'ingabo zose zabyikuriyemo, ingabo zabo zarahunze izindi zero. Yego. urumva leta zimwe z'abavuga ati twebwe twamaze kubona yuko dushobora kuba dufite ubushobozi wenda runaka mu kurinda ikirere cyacu, turekeze ingabo z'Abanyamerika ntacyo zatumariye. hanyuma ikindi gikurikira ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, urabona impamvu yani yagiye ibirasaho byo n'ibisubizo. Yego. baratinya yuko Irani babisubije, Irani yarasa cyane noneho birenze, noneho ikarasa no ku bigo bya gisirikare bya bihugu byose. Yego. kandi barizi neza yuko kuba sinyanduza bita Abraham Accord ngo Trump muri manda ya mbere bandi yuko Trump manda ya mbere yahereye 2021. Yego. hanyuma urumva rero ni ikibazo gikomeye kuri ntuza kuri ibyo bihugu. Yego, unyemerere wenda tujye muri Hormuz ndetse tuyivuge, turi kuvuga no ku Bushinwa. Ubushinwa bukura peteroli nyinshi muri Iran, bugura peteroli nyinshi kuri Iran. None Amerika ikomeje gusa naho itera ubwoba cyangwa se ibwira amagambo Ubushinwa yo kuyihagarika kugura peteroli ya Iran, ariko Ubushinwa bukomeje gutangaza ko butazareka kugura peteroli muri Iran. None ubu Bushinwa ubwato bwabwo ntibushobora kuzaraswaho na Amerika. Ese nibiba bizagenda biti? Amerika itinya Ubushinwa kuko niramuka yaca ku bwato bw'Ubushinwa, Ubushinwa no bugahita bwongera imfashanyo z'intwaro noneho nizo ngombwa buri z'amatekinisiye yo kuzikoresha. hanyuma noneho urumva bagize ibyago, imbaraga Iran ifite iyo gihugu gikomeye nka Amerika mu Bushinwa. Yego. bizatuma rero Amerika ihura n'ikibazo gikomeye, kuko Amerika n'ubundi birega Amerika urebye birimo biragenda binanira gake gake. kuko Trump yavuze ngo Ubushinwa nibutareka kugura peteroli ya Iran ngo tuzakubira ngo amata yifunga 100%. ambasaderi w'Ubushinwa rero muri Iran yaravuze ngo niba wadukubira 1000%, biteze kureka kugura peteroli y'Ubushinwa.
yego ati kandi ushobora inshuti nako Irani kandi Irani ni inshuti yacu yego ukorana muri byinshi urumva rero n'ubundi Ubushinwa bwo bari dekare buri kuri Irani birazwe gusa ikitagaragara ni uburyo nyine bukoramo wenda ushobora gukora muri noza muri wenda bukora mu bwihisho cyangwa muri kiteme zindi runaka butigaragaza cyane ariko turabizi ko bahaye Irani ubutasu ADF 47 ubu ni donc fait yego muri na karindwi uko Amerika yitinya abanyamerika barimo kubyina kwa kuno bicinye mu kunywa bari mu abagore banamwiye yego baribuka bakavuga iyo batekereje DF yego ahita bavuga ati Ubushinwa bufite umuriro mu ntoki zabo bufite imperuka mu ntoki zabo yego tugarutse kuri Irani ese ko mbona Irani isa naho yihagazeho cyane ikomeza guhagarara ku ijambo ryayo ese buriya ni iki gituma Irani ikomeza kwihagararaho imbere ya kiriya gihugu cy'igihangange ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ni iki gitera Irani gukomeza kwihagararaho ku ijambo ryayo ntihindure cyangwa se ngo isabe imbabazi muri iyo bitera cyo cyane urabona nko mu Rwanda urugero rwo mu Rwanda yego barabizi ko inkotanyi zateye baribuka ko nta bikoresho baba bafite nta bushobozi buhambaye bari bafite yego nta n'ibihugu byinshi n'umuryango mpuzamahanga ntabwo baba bafite yego umuryango mpuzamahanga urashyigikira bakaza jenoside icyo gihe ariko impamvu Irani irimo kugenda igaragaza imbaraga ni ukubera ko iyo imuri yarwanira ifite impamvu irwanira yumvikana yego ifite ideoloji yayo ituma irwana ideoloji yumvikana yego ideoloji yo kurengera yo kwirengera no gupfa no gukira yego yo ordaye urabikora cyangwa yego life uraza gupfa cyangwa se urokoke yego nizo ngibyo niyo mpamvu Irani irwana nyine igihugu idini yego gukunda akarere kabo no kwanga agasuzuguro urumva no kwanga gupfukamishwa n'abanzi babo urumva kandi noneho uko Irani nayo ntabwo yateye ubu yarateye urumva ngo iriyumvamo nkaho irimo kugira gute irimo kwidefanda yego ese buriya mwari muzi yuko buriya kirera ibihugu bitinya cyane udasubiza Irani nabyo ngo biratseho urabuzi yuko mu bishize mu bihugu byishyize hamwe byose yego noneho kujya mu muryango utuje ubu ni Leta Zunze z'Abarabu yego Leta Zunze z'Abarabu igizwe na Emirates zirindwi ubundi babone ubwigenge bw'igobotera ubukoroni bari Emirates 8 yego noneho zirindwi zishyira hamwe iya 8 yanga kwishyira hamwe n'abandi ikora igihugu cyayo ariyo Qatar yego ubwo rero izo zirindwi zo Leta Zunze z'Abarabu niyo mpamvu byita United Arab Emirates ikibazo rero cy'igitoro nacyo yego ubwo rero uvuga ngo izo Emirates uvuga ngo Leta Zunze z'Abarabu Bahrain Saudi Arabia Qatar Kuwait Jordania urumva yego ibihugu byose by'Abarabu byose byariteranyije harimo nyabona Turkiya urumva byariteranyije baravuga biti twebwe turasaba umuryango w'abibumbye batore noneho bemeze yuko Irani twebwe dushyira imbaraga abagisirikare tugafunga buri munsi ku mbuga abagisirikare yego uzi ko ibi bihugu bifite veto ari ibihugu bingahe ni ibihugu ni Uburusiya ni Ubushinwa na Amerika n'Ubufaransa yego ibyo bifite duhando veto yo mu muryango w'abibumbye uvuga ngo batoye rero Ubushinwa Uburusiya burabyanga bwanga ko Irani bakoresha imbaraga za gisirikare mu biteraniro yego hanyuma n'Ubushinwa burabyanga hanyuma n'Ubufaransa buhita bubyanga kandi nibwo byabaye mu mateka nta gihe na kimwe Amerika itora icyemezo idahuje n'Ubufaransa n'izabagaho yego ubwo rero muri za veto enye Amerika yari ifite veto yonyine nta izindi 3 zahise ziganza ibyo bihugu bihita biburiramo gutyo bitaha gutyo byanzwe yuko byakoresha imbaraga kuri Irani ariko nanone abakurikirana hafi bafite ubwoba bw'uko bumva Irani muri Rwanda yego abayobozi b'ibyo bihugu bakabatinya
n'amasezerano na Amerika ariko ntabwo bashyigikira abaturage babo muri ka gace bose yego usanga nabo duhamagara bariyo kuri telefone bavuga ati kare bose irani iri mu kuri abaturage babashyigikira bavuga bati abarwanya ubutegetsi opposition muri ivyo bihugu amashyaka harimo opposition cyangwa se barimo opposition babona iyo leta hari abana bayirwanya yego abo baba bahanganye ubutegetsi nabo bashaka ubutegetsi rero nibo bita opposition abaopposition bashaka kwitwaza iyo ntuza y'abaturage bavuga ngo irani iragambanirwa abayobozi bacu bagambana ko Amerika ibasinyana na Amerika kugira ngo bajye kubona kwa Israel kandi ishaka kudusenya niba kutwangiza dushaka kudusenya ngo turangize ko abantu bose barabimenye ko Amerika ishaka kubaka igihugu kinini hariya cyitwa Israel yego rero bikora mu bihugu byose yego ariko Israel ngira ngo iyo karita tuzamayishyira abantu bayirebe rero twakoresha amavideo n'icyo kugira twirinde amakopyright tukasanga kwica amategeko ya YouTube ariko amavideo dukoresha amayacu nyine hano twifatiye irunga ariko ntabwo tubaganiriza ku bintu by'amakuru tubaganiriza no kugeranya twanagereranya tugashakana gahunda yo gushushanya nta bindi bintu twe dukora birenze yego ubu rero barimo baratinya abaturage igitutu cy'abaturage babo yuko abaturage kandi bashobora kwigumura yego iboneka agace ko abaturage bigumura rimwe kuko bose bari inyuma ya Irani ibibazo igihe Irani yo kwirwanaho n'abaturage nabo barumva yuko Irani igomba kwirwanaho kandi yakomeje kubifite imbaraga nyinshi ibumva hanyuma ikindi bakagira ibibazo kuvuga ngo ibihugu byacu byaratugambaniye bari ku butegetsi baratugambaniye bumvikana n'abazungu bari ku ruhande rwa Israel basinya amasezerano bita Abraham Accord amasezerano iyo bakigenderaho n'ubu ngubu niyo atuma Israel yose ishaka ibihugu ntibivuge yaherace muri Qatar nta hantu itarari yego ubu rero uvuga ngo amasezerano yo batinya ariko bagatinya na politiki n'abo baturage international community niyo international community cyangwa se cyangwa se ngo oya ibindi nk'uko bibibona byapana ibindi bihugu komite international bayise umunyamabanga w'ibihugu by'iburengerazuba n'iki anakwiye kubashyira bagiye bashyiraho ariko muri komite international ibihugu byose hamwe byose yego kuko rero isi y'intambara y'Irani isi nayo ubona ko Amerika iri mu makosa kuko ikintu cya mbere iperereza ryabo rya FBI yaba ari FBI byaba ari noza ari indi niyi CIA yego abana ni ibigo bishinzwe iperereza ryabo byaba ari Mossad yo muri Israel byaba ari bose cyane CIA ikagaragaje yuko kandi CIA ni ishinzwe amakuru nyine guperereza hanze amakuru yo hanze yego wenda unyemerere wenda duse naho dusatira ku musozo w'ikiganiro kadutoze ngo kugira ngo bisobanuke yego tuzi muri iki rero nuvuga ngo yagaragaje ko nta mugambi Irani yari ifite gutera Amerika yego niba n'ibindi bihugu byose n'andi maperereza yose keretse Israel yonyine ikoresha uko ishoboye kugira ngo yinjize Amerika muri mu ntambara kugira ngo ibone ubufasha ndetse urabizi yuko Israel igiye kugaragaza amavideo avuga ko ari intare urumva ariko ngo iki n'indi ntare ikomeye cyane cyangwa se izindi ntare eshatu cyangwa kugira ngo babafashe kurwanya Irani Irani barayitinya nayo bazazi bikomeye rero mu ntare zose barebye babonye nta zindi bapfa kubona bahita bavuga ati turafata iriya ntare nini ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakora uko bashoboye kugira ngo bayinjize mu ntambara cyane cyane ko Amerika ihurira nabo n'abayahudi yego nibo bashaka ubu rero urumva ni ibintu bikomeye cyane bashaka kubaka igihugu hariya ariko muri make isi yo hanze ntibyumva n'abaturage bariya ntibabyumva Irani nayo ntibyumva niyo mpamvu ubona Irani ifite imbaraga cyangwa umaze kubona ko Irani yasohoye drone nshyashya yego ya kamikaze bita Tirash ubwo kamikaze za zindi zigenda ntizigaruke z'ubwiyahuzi z'ubwiyahuzi iragenda kwikuta ku kintu giterangira nacyo yego none iyo drone yo basohoye irarenze kuko yo ifite kwihisha igenda yishahisha amaradari ntabwo amaradari apfa kuyibona yego irihisha ujya kubona iturikije ahantu gutuma kandi iyo drone ihagaze 7,000 rero bavuga ati drone 7,000 igiye izatwita ubwato bwa miliyoni 24 z'amadolari ngira ngo hari n'ubundi bwato muri iyi minsi ishize nanone bwahiye nanone
mu byumba by'aho bituma n'aho nyine mu sisiteme zabo nabyo ni nko kuvuga muri rwanda bwahiye bw'amerika bibaye inshuro ebyiri kandi mbese mu kesi ibintu bisa urumva bigaragara ko irani nayo yateguye ibintu bita gerira ariko gerira nyine nabo nk'inyeshyamba zikora zigenda zigakubita ibitero shuma yego bikaba ari nk'eshatu zigakubita zigahita zirasa zigahita zirukanka niba zirasiye hano zirukanka zikarasira Rwamagana zirukanka zikarasira Kabarondo zirukanka zikarasira i Kigali ni byiza ku buryo ushobora kugira ngo ni abantu nka 30 atuye akagira ubwoba akagira ngo ni nka 300 kandi ari abantu batatu yego ariko utwo tugere bagiye bapanga niko turimo kubakubita ikindi perezida Trump yagaragaje ubwoba ate perezida Trump yagaragaje ubwoba nababwiye ubushize utwato twa yane twirukanka cyane duhita twataka tubaza tuba n'amamisire n'ibi yego ako misire zako nyine zitwa torpedo utwo twato rero Amerika yaravuze ngo Irani ibyo nyine Trump ngo Irani buriya nuko ukoresheje mu bwato mu twato twabo kwitwa ngo yatwita ngo ni fast attack ngo ni fast attack muri bwato twabo twitwa ngo fast attack umuntu fast attack ni kwataka vuba na vuba yego ubundi barayirashe ubwo byagaragaye yuko urumva turiya twato twa Irani duteye ubwoba kandi yari yavuze ngo igisirikare cya Irani baragishenye cyo mu mazi ngo burundu urumva yavuze ko ubwenge bwa Irani yerekanye ubwenge nshyashya yakoze intambara Irani urumva yerekanye misile nshyashya uzi ko bafite misile fata yego yerekanye fata nshyashya ivuguruye ikomeye kuruta iri kandi iya mbere uzi ko ubwenge bwaraneye kuyifata uretse iya kabiri ibavogera imbaraga niba bibaye imeze ifite ubushobozi bwo gushyira yego Hello? Indi bita kora mushimiza yo nayo yerekanye abanya-Irani. Yego. Uwo mu mwaka gahe yari ikoze ibintu byinshi, ikoze indege, ikoze misile, ikoze drone nshyashya yihisha radar kandi yihuta urumva. Ikoze utwo twato twinshi twabo rero ko ngo bafite amadepo menshi yatwo mu gihe umuyobozi wa IRGC yavuze yatangaje yuko binyuze mu kinyamakuru cy'akazi n'imico muri Iran. Yego. Ese ko nabonye n'ibyo biri muri mu Bushinwa bwa tasi zazaze n'ibyo tasi kandi ndavuga ko ngo tagare yitanga ni ngo straight wate muri Amerika yagize atanye yuko time zizaje ibyo bose bavuze yuko Iran umuyobozi wa IRGC yatangaje yuko ngo bafite imijyi irenga ijana munsi y'ubutaka kandi iyo mijyi yuzuye n'abantu n'uvuga ngo bamisire nabo bafite ntabwo wazi umubare wabo. Yego. Uba muri makuru baje aho gateza nakubeshye pe rero kandi nakora no gushoboza n'uvuga ngo umuntu mu gihe gifite tekinoloji muri we arabyikorera ntabwo bigura ntagira gucunga aho kubikorera ntabwo ubushobozi bwo kurasa burawe buri buze kuhageza. Yego. Urumva rero Amerika niyo igorewe cyane na Amerika irimo agenda nabonye uyoboye zirangabo z'umuco zo hagati za Amerika yitwa General Cooper yagiye gusaba ngo yari tabaraka yuko ngo niyo mwaro yagiye gusaba ngo yari tukabisha Iran urumva. Yego. Ariko abantu bakavuga ati se zatamuhago zakoreshejwe ibiki byose yewe ndatekereza niba bakoresha kirimbuzi kandi bakoresha kirimbuzi nabo batangije naho ibibazo batangiye intambara kirimbuzi n'ibindi bihugu zabaraza kuko Amerika zafite kirimbuzi bwa kabiri kandi gucira ayikoresha kirimbuzi yaba ari ibindi ho kubera ko n'ibindi yaba ari ibindi umuntu yagiye gusenyuka n'ibihugu byayihuriza kuko ibihugu byabibatse iza gitosa twebwe tuyihurire kandi aho tuzifite ubwo rero ni ibibazo bikomeye gusa Iran ihagaze ku buryo bukomeye gerera ntabwo ngo Amerika izahita iyisi gusa cyane nakwisaga noneho gihe n'ibyo zahinduka ibyo kuvuga ngo amahoro gusumba niba ari Iran ni kubite birangire turi mu bukene n'uzirinde cyangwa niba Amerika naho ni kubite birangire ubuzima bukomeza n'ubwo bari bukomeza byarutaho kugira ngo bikomeze intambara ikomeze tutumbe n'ubundi hora umunsi ikomeze gufungwa inzara buri kimwe cyose gikomeze kutwataka igihe kinini yagira ubutsinda kugira ngo tugire amahoro ikigaragara cyo nubwo ibindi bihugu birimo kwijijisha ariko byose biri inyuma Iran bishobora kuba byohereza n'imfashanyo za Iran Amerika itabizi ubuze wamugana ayo makorodone za satelite n'ibiki byose Iran bibonetse ko nayo iki gihugu aje ko gateye imbere cyane yego n'amakorodone yabona ko ntabwo yabona nko kuyabona none ubu rero urumva
ibintu bikomeye cyane kandi Amerika n'ubundi yego ahantu igitera inateye itari kumwe n'abanyaburayi bikomeje nyine gucanga isi ndetse binatuma inzara igenda ikwirakwira hirya no hino ku isi. Urumva esanse yabuze, mazutu yabuze, ni ikibazo gikomeye. Ndetse wenda nubwo hatsinda wenda keretse wenda bikocoranye nk'ubwo bigakocorana bigasa naho bisoza, ariko nibikomeza gutya n'ubundi muhorahora umunsi ugakomeza ugafungwa cyangwa se ukishyuzwa, Irani igakomeza kuwishyuza, n'ubundi ibikomoka kuri peteroli bizajya bitugeraho bihenze. n'ubundi narishyira kuri ko World Speech Journal cyo muri Amerika nabibonye kuri kinyamakuru cy'umufaransa cyitwa TV Monde 5. Yego, TV Monde 5 yavuze yuko Amerika yanenga ngo ni ubutegetsi bushobora kuba ngo bwarabatswe na ruswa ku rwego rwo hejuru ku bindi byose bibindi bihugu ku isi. Yego, batanze ingero bavuze yuko Tshisekedi perezida wa Kongo Kinshasa. Yego, nyine dukomeje kuri Kongo ntari bishyizwa. Yego, perezida wa Kongo Kinshasa ngo yatanze miliyoni 350 kuri Trump ubwe. Yego, ubundi iyo mukoze muri Amerika barabivuga, iyo mu Faransa bakabivuga, niba nabo batangiye gutinya kumuvuga. Rero urumva ni ikibazo, yabaye ikibazo ngo yatanze miliyoni 350 kugira ngo afatire ngo Trump ategeka ko afatirwa imitungo ya perezida Kabila, ex-perezida wa Kongo Joseph Kabila. Yego, uriya nyine wari ex-perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, ngo imitungo ngo bayifatire kuko Kabila ngo afasha ngo gukoresha iyo mitungo mu gufasha ISM kugira ngo igire imbaraga. Ngibyo rero kandi buriya nuza abantu batazi perezida wa Kongo uriya Kabila avuyeho ni umuntu w'umukire cyane, influence mu masosiyete 60 akomeye ku isi. Amasosiyete 60 nawe wumva ivyo bintu, ni umukire cyane. N'abari abantu bose n'abatangote ntabwo ajya avuga ko ari we mukire. Dangote avuga ati Kabila aramushushe wewe, ariko iyo Dangote afite amamara agaragara aho gukura n'iki. Yaho bari muri politiki bagashinga amasosiyete y'ubucuruzi, ariko nubwo bayashinga bakayashinga n'ibindi mafaranga bakuye muri politiki. Hanyuma ikindi gikurikiyeho banavuga yuko Amerika kuri iyo ruswa ngo yagaragaye ko Trump yariye. Urumva? Yego, noneho baravuga bati ngo niba twaramenye yuko miliyoni 350 z'amadolari zahawe Trump kugira ngo afatire Kabila ibihano kuko ngo afasha ISM Gentile. Yego, ubwo kugira ngo afatire u Rwanda ibihano yatanze angahe? Yego, kugira ngo afatire ibihano uko ariyo babaye yatse ko kuyishyira mu bikorwa nabo by'abana cyangwa babaye hano sana babaza gusaba n'abandi n'ishyura. Mukanya hari ikintu gikurikiyeho bakavuga bati Amerika Trump yagiye buri nyamakuru byose n'abantu z'amasate ibihugu bifite amasatelite n'ibihugu bifite ibyogajuru. Yego, urumva barabigura byose barabyishyura ngo kugira ngo bitazerekana amashusho y'ukuntu biriya bigo bya Amerika byarashweho n'uko byangiriye. Ariko abanyamerika batanze bakavuga bati biriya bigo uko bigaragara byarangiritse cyane kubera yuko baravuga ko hashobora kuba n'ibigo 16 bishobora kuba byarasenyutse burundu. Nabonye ariko n'ubundi amadokumenteri yatangiye kujya hanze y'uburyo biriya bigo byagiye biraswa ndetse bakabishwanyaguza cyane bakabishegesha. Barabyikiye niba Amerika ngo Trump yatanze ruswa nazo ni ruswa nyine yagiye abyishyura kugira ngo bitazakorera amafoto aya mashusho nyine amavideo. Yego, amaproduction nyine ngo babyishyura kakumva byanga bikunda bizagenda bisoka gake gake. Iyo ntabwo wafata ukuri ngo gukoninga abantu bakibaza ati ni gute berekana Amerika yase muri Iran na Israel yarashe. Buri berekana aho barase barataka bataswa none abanyamerika bakavuga ati Iran yashenga Amerika yashanga abashiri ku buryo bukomeye cyane muri bice bya hariya. Urumva? Yego, ukabita uruswa.
urumva alo kurubinga uba ikindi gikurikiraho yego Amerika igira abantu bita abarobiste kurubinga ni ukugenda niba ufite ibitekerezo neza bitewe n'uburyo cya politike bakagucishanya n'abasenateri bose barahari banatora nta kibazo yego ukamuha amafaranga n'abanyitanga no kujya ukabyishyura bakaza bakakuvugira nk'ubu ngubu hari umugabo wenda kwiyamamariza Kenya abantu bamushakisha bamwize nabyo ntabwo bari ko yaba ari mu cyoka yaba ari imbere ariko yego rero ukuntu yitanga ibintu by'imyaka myinshi nakundaga anabibonye nirukanka umuntu wagenda areba byinshi yamaze kwishyura byose muri Amerika byose ku buryo niba ajya kujya mu matora uzajya ifungura X ahita azaho izina ry'uwo mugabo n'ifoto ye ibiryo n'iki nufungura ahantu hose ku ikoranabuhanga uzajya ufungura uzajya usanga uwo mugabo ariho uzajya ubanza kubona mbere yego wenda unyemerere duse naho dusatira umusozo ndabona iminota irimo iradushika iminota irimo irasatira wenda mu kanya twaza gukora ikindi kiganiro kuko update zirahari nyinshi amakuru yahariye arimo araza amakuru akomeye cyane muri Kongo cyane turagikora yego amakuru akomeye y'ubugambanyi no gukorwa n'umubiri tubiganiraho twerekane n'ibihugu bibafasha n'ibihugu byo muri akarere bafatanyije yego twerekane na influence twerekane n'u Rwanda narwo rurimo rurabikoraho ibintu nk'ibi reka rero ngushimire nshimira n'abari badukurikiye mbabwira ngo ntakagaruka mu bindi biganiro caca Imana ibarinde.